Yes, bakunzi ba Future TV Rwanda online turabashimiye cyane mwe mukurikira ibiganiro byacu bigiye bitandukanye. Ndagusaba gukora subscribe, share ndetse na comment kugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu. Uyu munsi rero hari igisanganye kibere hano mu Gakinjiro, harahiye ariko tubashe kubona bamwe mu bahakoreraga na abacuruzi bahakorera. Turagira ngo tubaze uko byari byifashe, uko inkongi yatangiye. Watangira wibwira abantu bakurikiye Future TV Rwanda. Yego. Yewe nkorera mu Gakinjiro ka Gisozi. Urabona umuriro nanjye sinari mpari bampamagaye bambwiye ko aho nkorera hari gushya. Niko kuza nihuta nsanga cyabikora umuriro nturatangira kuhagera. Ariko inagerageje kwimura bimwe mu byari birimo bikeya, ibindi ubwo bihiriyemo umuriro ugiye wahagera nyuma. Ubu hano duhuriye nuko nari njyanye twanyuma ngiye kubika. Urabona mbura nagiye nkomerekana bene hano gutya no kubera kwihuta nyine kugira ngo nebe kugira ibyo waramura. Nukuvuga ngo ibintu byahiye ni byinshi cyane ugereranyije n'ibyo wari ufite. Umwanya wo kuvuga ngo ni byinshi se inzu zo cyangwa ntihasigaye nk'ikibanza, nawe ubwawe ugenda nawo hafate kamera urebe ahasigaye urahita ubona igisubizo cy'uko byagenze. Nta bantu babahahiriyemo se ko nzi neza ko iyo byageze ku bintu byose by'inkongi umuriro. N'abatabara n'abagira ute byose ubwo ngubwo nuko byagenze. Sinamenye iby'abandi nagiye menya duke twanjye, ariko nanjye ntahombe kuko ari byanjye bihiriye. Abantu baje kuzimya ni kizimyamwoto cyangwa ni abaturage birwanyeho? Izaje rwose kizimyamwoto zaje, n'abaturage bagerageje kugenda basakambura inzu batuye haruguru, ariko urabona yuko kizimyamwoto nizo zikoze akazi kenshi. None se inkongi waba wamenya amakuru y'ikiteye? Ibyo sinabimenye, ahubwo nkubwiye ati nakubwiye ati hagarikira ngo ngiye mbanze ntabare n'ibindi bisigaye. Urakoze cyane.